cyangwa ni abatubuzi bagiye kukureba? Oya ni muganga byanyabyo anyemereye ko igisubizo agiye kukinyereka. None aha ngaho twakoranyana. Ishize rwose rero inkuna narakubuze pe. Bimaze gutanga numva wasaze ku wabariye amaze kuvugana muganga. Muganga asa n'ibiki muri kuvuga? Muganga nakwitabye rwose muganga we. Muganga ni ibiki muri rwose ka muganga tubatoreka za mbone rwose kamavugana na muganga. Muganga ni ibiki muri kuvugana ko ndekureba ufite amakurere? Ikimenyetso rwose nshoboye kuba ngiye kukibona Imana wawe ncubije pe. Nayo ndetse numva uri kuvuga cyane bimeze gute ko numva wasaze bimeze gute? Hano mfite ingofero cyangwa agatambaro. Nakibikiza ko gatambaro. Agatambaro ndagafite rwose. Ndagafite kambiye ku igare. Kono ndagafite rwose dore wambare ko ndagafite. Babyeyi mba muri kino gikoresho rwose wambare kamanza nkavugana na muganga. Nibiki ngo ababyeyi nibiki ababyeyi nibiki? Oya ni umunyamakuru aricaye uri kwigenza rwose wambare kamanza nkavugana na muganga. Muganga nibiki muri kuvugana nge? Muga cyangwa ni abatubuzi bagiye kukureba? Oya ni muganga byanyabyo anyemereye ko igisubizo agiye kukinyereka. None aha ngaho twakoranyana. Ngaho nacyo. Reka mugoye muvugane rwose. Yego muganga. Ndakabonye pe wabona Imana isubije no kuri kuri Imana. Ni ibyanyabyo. Oyiwo ni uwanyawe ndamuzi. Ndetse kambwiye ko ikimenyetso ngiye kukibona. Ikimenyetso ngiye kukibona ni uwanyawe ntago ari ukubeshya. Ni uwanyawe. Uwanyawe pe. Uwanyawe. Ngaho ni muvugane nta kibazo. Abantu badukurikiye iyi bayita Kigali News 150. Ndikukumva muganga we wabona rwose Imana ifashije. Wabona Imana ifashije cya kimenyetso ugakinyereka uyu munsi pe. Mbabarira amazi imisi. Ndagafite mu ntoki. Inaga kunkumuye. Utungana no kwanyu babyeyi. Bari kukubeshya bari kuyarya. Ndaje ndebe ukuntu nabikoze. Umuswaro ugiye kuvamo amafaranga. Iyi amadolari n'amanyarwanda bivanze. Ubwo se kari kukubeshya. Umuswaro uvamo amafaranga. Ikimenyetso kivanze n'amafaranga y'amanyarwanda n'amadolari. Mukime rwose mwamugize neza wasanga nyize we. Bari kukubeshya pe na. 30 zasina nayo bahaye. Wabaye n'amafaranga. Bari kukubeshya pe. Ndayaba. Ubwo ibyo bintu ni ibyanyabyo cyangwa bari aka gatambaro nkafata. Nta manyawo zimona. Oya nta muntu uri bukoreho. Ngo nta n'uwemerewe no gukora yewe. Nkazingura nitonze. Ayo bayari. Wowe wasanga Imana inyije nkareka kurangurira abantu baturage pe. Bari kukubeshya. Kanze ndebe nitonze gake gake. Ewe we Mana nyagasani we. Tura amafaranga bonye. Muga bya bintu wambwiraga ni imamo. Uyu muganga wasanga nyijwe no kuri nta nubwo nzongera no kurangura. Reka. Ya Mana we pe amakuru tutangiye kuyabona. Oya ndakiza nabo zongera kurangura abaturage pe. Muga urakoze rwose. Ubu muganga amafaranga arayaguha. Yewe we mbega n'amadolari nayabonye. Gutya none Imana we. Nimba uyu muganga koko ibi bitangaza mwanjye mureba uyu muganga ibintu akora. Ndagira ngo nkawe muntu ufite inuza nimero ya muganga. Muganga nimero ye ndayifite rwose hano bari kwishaka umunyamakuru arahari. Umwe nimero yawe. Mume mvugane na muganga. Yego muganga. Ndagira ngo rwose nk'umuntu nanjye nk'umunyamakuru wihibereye. Oya nimero ndayifite ntabwo ari ukubeshya nimero ndayifite dore amafaranga ndayafite. Ndagira ngo nibura utubwire nimero nibura umuntu yagushakiraho kugira ngo yereke abaturage kuko oya wikiga wigora mu nomero ya muganga ndayifite reka nyibahe rwose bayandike. Atarare. Amabyere bayamena. Yego. Oya reka nyibahe. Abagore barirwa mu kiziba cy'inda. Bose arabikora nese umuntu ubaye amafaranga koko mvuye mu bukene. Mvuye mu bukene Mana we. Ntago nzongera kurangura reka nigane ndarigurisha ndagura moto. Yego. 079 3 6 2 Mana ishimwe.
16 30. Iyi niyo nimero umuntu yagushakiraho yaba ashaka ubufasha bwo aribwo bwose. Umuntu yakuboneraho nimero ni iyi ngiyi. nanjye naramubonye kuri YouTube ariko rwose ibintu nabonye akora Ubwo ni n'impamo ukuvuga ngo ugaruza ibyibwe abantu baba mu mihango idakama ibintu nk'ibyo nyine izo byose mbona ubikora pe. Nese musore nawe muntu ndareba ufite amakureti waranguriraga abantu ubu urumva umeze ute urumva ubu noneho ndumva ibyishimo mfite mana yanjye muganga wawe kereka duhuye nkaba naguhobera nkanagushimira pe urakoze. ubwo ni ukuvuga ngo hari n'indi karito nabwo irimo amafaranga nyine iyi karito ndayifite rwose iri mu rugo kagenda ndebe niba ndayasangamo umugabo urakoze kajya gupfundura na ya karito pe. ndagushimiye urakoze kanye no kurara mu rugo ndebe ya karito niba koko ari imamu ikimenyetso cya mbere nakibonye kandi nanagushimiye muziri gutsembe. ndabona noneho nk'abaturage hari hano muhibereye dore uyu mugabo yaramaje kurangura amakureti abonye icyizere cy'amafaranga amakureti yose ni gare abitaye hano nta nubwo akibuka yuko ni gare yarari. aba ni abaturage bose muri kubabona aba bose ni abantu bahibereye amafaranga twayabonye. Muganga akomeza umurimo we kuri Kigali News 150 niwo wadukurikirana uko bikwiye murakoze.